Yes, mwaramutse neza nanone igitondo cyiza ku bakunzi ba Win Entertainer. Twagarutse rero muri wa mwanya wacu mwiza, umwanya twikundira tutari bake. Igitondo cyiza ku bakunzi b'intimba ya Lavi. Turakomeje amateka, history z'abakinnyi b'intimba ya Lavi, history za Win Entertainer zose nta handi wazikura uretse kuri Win Entertainer show. Harageze rero ngo dutereke agatebe twongere twiganirira. Wowe rero utarakora subscribe kora subscribe ubundi wumve ikiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye. Hari umurundi nabonye wambwiye ngo ako kantu ko kuvuga ngo ikiganiro kuva gitangiye kugeza giheze karanyubaka, iyo utakavuze bituma numva ntakumva. Murabizi rero ntabwo ndi bubatindire, nk'uko bisanzwe ni ukubita mbangura. Uyu munsi ibintu noneho ni umwoto. Mwari mutarabona minisitiri ujyaho amapingu, ubundi mujya mumenya ahantu abaminisitiri babafungira. Uyu munsi ndaje ngo mbereke minisitiri n'umukobwa we n'umugore we bose babashyiraho amapingu. Ibaze kuba umusekirite mwari mumaranye imyaka n'imyaka kurinda ari we muntu uza kugushyiraho amapingu uri minisitiri, ari umusekirite uhemba ibihumbi bingahe? Muribuka neza ko kuva Lavi twari tutarabona umwicanyi wa nyawe. Nizere ko abantu twagiye tubana mu ma episode yagiye abanza mubyibuka neza ko umuntu washimuse Lavi ari Tito. Niba mubyibuka neza rero nicyo gihe ngo mubone Tito noneho yongeye kugaruka ari umutangabuhamya. Ese ubundi mwari muzi aho yagiye? Ese kubera iki Ange atari yatashye ubukwe bwa mukuru we Aline? Byose rero ndaje mbibabwira kuko ubukwe yari ari kubukurikira. Murabizi ko Tony we yari ahari kandi ari fiance wa Ange. Yari yambaye kamera ku mufuka, abantu mutabyibuka neza musubire mu ma episode yabanje murebe kamera ku mufuka w'ikote rya Tony. Bavuze ati kugira ngo nataha ubukwe bwa Aline na Shema kuko ntago mbashyigikiye. Ganza akomeje kuba bucura ibaze ko agiye kubyutsa muzehe, umusaza arabwica noneho. Turebe ko umuzehe ari bumwumvira akamukingurira nka bucura. Ni ibintu bikomeye. Mama Shema mu kimwaro cyinshi no kuva muri shock, murabizi ko yari yafentinze ku munsi w'ejo, byamunaniye neza agafata umugozi akiyahura. Ariko mu gihe yajyaga kwiyahura murabizi neza ko abahungu bose bari bagiye kwa Papa Shema, ariko hagobotse umwana w'umukobwa Dede umwe wadekoreye Aline, asanga mama araza agiye kwiyahura. Mama Shema n'agahinda kenshi ati simfite ukuntu nareba mu maso ya Kalisa, nta nubwo nkeneye kumwumva cyangwa kumubona. Ese wari butinyuke atera intambwe aze hano, cyangwa nigire butinyuke nkamusanga ahari? Ati sinkeneye gutera intambwe ngo muvugishe, simfite icyo namubwira, simfite n'icyo navuga, simfite n'icyo nabwira abahungu be nababwira icyo twapfuye. Hey, aho amabanga yandi ntamaze kongera kugaruka. Yibaze ko tutari tuzi ko mama Shema hari icyo yapfuye na Papa Shema. Twari tuzi ngo ni ikibazo cy'uko yamuciye inyuma gusa, ariko arivugiye ngo kuba naramuciye inyuma gusa ntabwo bihagije, ni byinshi nakoze ntazi ko yambabarira mu maso y'abahungu banjye. Uruganda rurarikoze rero narwo rero. Ganza yari ataramenya imitungo se atunze yose, aje kumenya ko hari n'uruganda minisitiri yabahejeje, yarutwaye akarugero rwe kandi ari urwa Papa Shema. Ganza none harica umuntu. Shema, Manzi na Claudine mu migambi yo kujya kwiyunga na Lavi irakomeje. Lavi na tante we Mado nabo bakomeje kwiseka ibyo bakoreye mu bukwe butari ubwabo. Ariko rero nanone Lavi aragira ati sinari butume Shema bamutwara nubwo ntakimukunda. Ese koko ntakimukunda? Ibaze ko yicaye akamukumbura. Ntimucikwe rero kubw'intambwe ya mbere Shema ateye Lavi, kwihangana bikamunanira akamuhobera. Kuba we yari ategereje plan ye yagiyeho na Didiye, ariko atazi ko hari plan B ya Lavi na muzehe na Ganza. Abo bantu ntabwo Shema yari azi ko bari mu mukino, yari azi ko yabihishe nyine ari ibye na Manzi na Didiye. Ariko Didiye ni umwakiteri mwiza. Didiye muri iki bice ndimo ndagufana pe, ni look kuri Manzi. Manzi nawe finally bamuteretseho dread, ariko se ubundi mutabeshye katwiganirire tuve mu bya filimi twebwe tuba tureba. Murabona iyi filime mwebwe ubwanyu, mwebwe mukomeza kuyireba, nshaka kubabaza ikibazo gito.
Ni irihe somo mukomeza kugenda mukuramo? Ni ayahe magambo y'ingenzi? Ni iki wumva wakubakiramo ushaka kuba cyo muri iyi filime? Wowe uri kumva filime ukaba ureba n'iki kiganiro ukaba ugejeje aha ngaha unyumva, muri iyi filime ndashaka umbwire ngo ndifuza kuba umukinnyi nk'uyu nguyu. Abashaka kuba Claudine, hari igihe mwaba mutabibuka amazina, ariko n'uba utabibuka amazina tugenda dukoreshaho amazina y'abakinnyi bake na bake, ujye unyandikira umbwira uti ndashaka kuba nka Biyayo. Ubwo nawe urahita utubwira ngo niba ushaka kuba nka Biyayo turahita tumenya role Biyayo akina tugufate nyine nka Biyayo. Niba ushaka kuba nka Ravi turamenya ko ari we muntu ukomeye nyine ushaka kuba umutima ukomeye, ushaka guhindura ibintu, ariko nanone mwibuke ko Ravi ubu ngubu none ari umunyantege nke. Akumbuye Shema pe aramushaka iruhande rwe ariko yakomeje kumubura. Reka tuve mu giko aha ngaha rero, ubwo Claudine yatorokeshaga Aline murabizi neza byari bikomeye. Twari tuzi ko Claudine akorera papa wa Shema. Ese Claudine ko ari gutorokesha Aline muratekereza bamujyanye? Ese barenze ku gipangu polisi itarabageraho? Muze gucika ubwo polisi yazaga igahita ifata Aline, minisitiri bikamunanira gukomeza kwihisha akaza kutwitanga kugira barekure umwana we. Ariko mu by'ukuri ibibazo by'umwana na papa hano kuri polisi biratandukanye. Papa wa Aline ariwe minisitiri yashyize ishyanga papa wa Shema Kalisa, amwicirayo kugeza ubwo we ubukwe bwageze aho buba azi neza ko yapfuye kandi abigizemo uruhare. Aline nawe afite icyo kibazo ise atari anazi, ntabwo se yari azi ko Aline yicishije Ravi mu bukwe yamubonye ajya mu bapfumu. Murabizi ibyo ngibyo uko byagiye bitambuka. Abatabizi banyandike muri comment nze kubakorera icyegeranyo cya filime uko yagiye itambuka kugeza uyu munsi, nabaciramo make makeya nkajya mbabwira mbibutsa ati ntimukibagirwe filime kuko ni isomo, iyo wibagiwe aho wavuye ntumenye aho ujya. Mama Mimi Finale amenye ko Ravi ibintu byose bamuhishe yari abizi. Hano hagiye gukora ukuri gusa. Ese mama Ravi arabwira Ravi gute na Shema ukuntu yabahishe ibya Dr Kevin? Ese Dr Kevin noneho bagiye kumwemerera guhura na Ravi kugira ngo Ravi yumve ikiri muri Dr Kevin? Ese noneho nshuti zanjye, Neyuru ugarutse yarakaye biraza kugendekera bite Manzi ko afashe ingamba zo kujya kwihigira Manzi ku kibi n'ikiza? Kubanza abagabo barabuze di, bana bawe nimumbwire niba abagabo barabuze. Reka mbibutse gukora subscribe rero niba utarayikora, ukande like, comment. Nshuti yanjye gukora share byo ni akarusho, ubu nyeretse urukundo rutabaho. Ndabinginze namwe mwese mwumva iki kiganiro mufite amandi masheni mujye musharingaho nanjye mbakorere subscribe. Biremewe ko uza hano ugashyiramo link yawe nanjye nkakubera umusabu nk'uko uba wabikoze vuba vuba. Umunsi w'ejo ibintu byari umuriro. Mbanze mbahobere ariko mbanze mpobere abantu bari mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino, mwebwe mugenda mudahwema kunyereka urukundo rwanyu, nongeye kubifuriza ibihe byiza. Niba rero ari ubwa mbere ugeze hano kuri Win Entertainer Show, ndakumenyesha ko watanzwe. Hindukiza amaso yawe urebe hejuru ukore subscribe ufana pe new look kuri Manzi nawe finally bamuteretseho dread, ariko se ubundi mutabeshye katwiganirire tuve mu bya filime twebwe tuba tureba. Murabona iyi filime mwebwe ubwanyu, mwebwe mukomeza kuyireba, nshaka kubabaza ikibazo gito. Ni irihe somo mukomeza kugenda mukuramo? Ni ayahe magambo y'ingenzi? Ni iki wumva wakubakiramo ushaka kuba cyo muri iyi filime? Wowe uri kumva filime ukaba ureba n'iki kiganiro ukaba ugejeje aha ngaha unyumva, muri iyi filime ndashaka umbwire ngo ndifuza kuba umukinnyi nk'uyu nguyu. Abashaka kuba Claudine, hari igihe mwaba mutabibuka amazina, ariko n'uba utabibuka amazina tugenda dukoreshaho amazina y'abakinnyi bake na bake, ujye unyandikira umbwira uti ndashaka kuba nka Biyayo.
ubwo nawe urahita utubwira ngo niba ushaka kuba nka Biyayo turahita tumenya role Biyayo akina tugufate nyine nka Biyayo, niba ushaka kuba nka Ravi turamenya ko ari we muntu ukomeye nyine ushaka kuba umutima ukomeye, ushaka guhindura ibintu